n'ibitangaza bigiye kubera ahangaha. Reka banza manura imigisha ariko muko muko waba warigize ukora ubukwe? Aha, ngubwo bukwe bwawe bwarapfuye. Hallelujah! Hallelujah! Ndanezerewe cyane. Ndanezerewe we. Kugira ngo hallelujah! Hallelujah! Kuba mu butayu n'umurage twasigiyeho n'abakurambere bacu. Hallelujah! Nuko mubaze kabiyiriza mwa bakajya bamara iminsi 40 nimugire ikibazo rero. Aha buri muntu wese ikintu yaje gusengera arakibona mu izina rya Yesu. Itikarakatakasse. Mureke rero mbere ko twakira pastor wacu mwiza, mureke tubanze dutera akaririmbo. Reka nakure umukozi w'Imana James arangiza atangira dutera akaririmbo. There is God. Yesu bishimira izina ryiza ribamara mureke rero twakire pastor wacu dukunda. Ese ko mwakonje iyo tuvuze mu butayu ntabwo ari mu butayu bw'izuba, ntabwo ari mu butayu ahubwo ni mu butayu bw'umwuka wera. Haleluya! Mwese mugira gutya amaboko twakire pastor wacu. Haleluya! Turamwakiriye pastor wacu. Haleluya! This man. Haleluya, wene data. Amen. Bakristo wene data. Nagira ngo tubanza tuganire tuziranye. Ndakeka ko hari abashobora kuba baje uyu munsi tutamaranye iminsi 2 ishize n'uyu wa gatatu turimo. Nitwa Pastor Marinette, abakorera ubutumwa bwiza bw'Imana ku rurembo rwa Deperi ya Kabeza, hariya mubona kuri uriya musozi umeze nka Sinayi. Yesu! Rero uyu munsi tugiye kugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Vuga ati haleluya! 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 Kumva ijambo ry'Imana tugiye kumva. Oh haleluya! Bure ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ukukenera kurya ni nakukenera gusenga. Haleluya! Haleluya! Bwira mugenzi wawe ati haranira gusenga, haranira gusenga wegera Imana. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo rivuga riti abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Sinayi. Haleluya! Oh haleluya! Amen! Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Sinayi. Oh haleluya! Haleluya! Uyu munsi tugiye kuganira ku cyigisho kivuga kiti gutura neza, imiturire myiza. Utareba umuntu utuye mu manajya kare ya hepfo kugira ngo agere ku muhanda biramuvuna. Azajya kwivurira. Haleluya! Umuntu utuye hariya mu kabande azagera ku murenge ate igihe ashaka itambongwa cy'ubutaka. Haleluya! Gutura mu manajya murabyumva. Reba wa muntu utuye hariya hepfo mu kabande no mu mwuka bibabo. Haleluya! Haleluya! Shaka uburyo wagirana n'Imana kugira ngo mwegere Imana. Amen. Bwira mugenzi wawe ati haranira gusenga, haranira wegere Imana. Ni hoci zawe. Imiturire myiza. Imiturire myiza. Buriya no mu gusenga habamo imiturire myiza. Haleluya! Habamo imiturire myiza. Nta muntu wazanye inkoni hano. Ati fata inkoni yawe. Fata inkoni yawe ugere ukire ubwoko bwawe. Inkoni murayibona? Inkoni murayibona? Imana yamubwiye ati yaba Mose we fata inkoni yawe ugende ucyure ubwoko. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Inkoni Mose Imana yamuhaye ntabwo ari nk'iyi ngiyi mubona. Ijambo. Haleluya! Imana ibwira Mose ati nguhaye uburenganzira yobora ubwoko bwawe ubugeze mu gihugu cy'isezerano. Haleluya! Nguhaye ubwoko
iki sezerano. Haleluya, haleluya. Bwira mugenzi wawe ati haleluya, haleluya. Buriya rero mpagaze hano hari ikintu umwuka mbwiye, hari ikintu umwuka mbwiye. Diyako, iyo nkurebye hari ikintu nkubonamo, hari ikintu mbona muri diyakoni kandi gikomeye cyane. Hari ikintu mbona muri diyakoni kandi gikomeye cyane. Ho Diyako, haguruka, haguruka, haguruka Diyako. Itika sakara kataka. Haguruka. Haleluya, haleluya, amina, haleluya. Nimusigaremo mukireho agakorasi, mbanza mvugane na Diyakoni. Mbanza mvugane na Diyakoni, mukireho agakorasi. Ndaje, haleluya. Ndaje mbanza mvugane na Diyakoni, mbanza ndebe ikintu Imana iri kumumbwiraho. Haleluya. Mukireho agakorasi. Ndambika ibiganza pastor, ndambika ibiganza. Kagendana agakiza k'Imana we. Haguruka. Yego, twishimiye kuvugira rwose. Yakone rero, Yego, buri ikintu gitumye mubwira ati haguruka mu bakristo bandi tubanje tuganira. yego. Narebye ndavuga ati bano bakristo twababyaza umusaruro. Bageze umusaruro gute? Ko twese turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Tukiri aho ngaho, wa mpaseri ugiye guturuka muri Uganda ageze. Ageze ahangaha rwose, yaramamagaye rwose ambwira ngo ari munsi y'urusengero, nuko nemeje kukwitaba mu miti njya kumuzana. Ubwo rero genda umwakira. Ngiye kujya kumwakira pe. None se ahubwo umuntu wari kumusobanurira abazanye cyangwa? Oya, nako bazanye inama umugani kuri telefone ntabwo yarakumfata. Ariko nyine ndamuzagira gahunda buri arahagerera ku gihe. Okay. Bari kumuha amafaranga. Akumuhereza 1,000 imbumbi. 1,000 byose. Nasatse amafaranga bakayama tukabanaga nawe nkamusobanurira. Amafaranga mu bakristo koko. Abadayimoni bashye. Abadayimoni b'amafaranga usigaye ukunda rwose. Yesu! Tujya tuza tukagerageza abadiyakoni. Abadiyakoni cyangwa n'abandi bakora umurimo w'Imana. Tukavuga tuti haleluya. Ubu ngubu urumva navuga ati reka ndebe ko yabishobora. Buriya n'abandi bose n'abaraba na ziriya ntumwa za Yesu Kristo mu gihe zabaga ziri gukora ubutumwa zarageragezwaga. Uribuka ko Petero yafashe inkota yakayikura mu rwubati agakata ugutwi. Urabyumva nabibona ni ibintu byari bikomeye cyane. Abantu bose barageragezwa, nanjye ubona ndageragezwa. Ndageragezwa ariko nkashaka kunesha. Yesu ukomera kuruta ibibazo. Ukomere itorero urigeze Isiyoni tuzagere mu murwa mukuru. Ako nta kibazo nibwo wowe wizera, kwizera kurarema. Ngiye buriya nizera umwuka ku buryo nta kintu atamfasha nta kibazo rwose pastor. Nta kibazo. Turaguhereza ubwo nawe usemure rwose. Ndabiza babaga abantu bacu rwose barabahari. Ngaho none genda uzane pastor. Ngi turahura mu rusengero n'undi nzanye pastor ngaho. Genda uzane. Genda noneho nanjye ndaje. Ariko nk'iki kidiyakoni bamaye kuyoborana nacyo, uyu mukubitwa n'inkuba, uyu mubura gasani, ubazatuma abana banjye barya ingegera. Nta soni ingegera. Yesu! God will see us. There is God. There is God in everything we are doing. Yay! Nibyo nababwira kare n'abakristo bene data. Dore twakire wa mupasiteri wandi guturuka mu Bugande. Komera cyane pasi. Yebaresemo. Uyu mupasiteri yitwa Pasiteri Kagoma guturuka mu Bugande, yasizwe amavuta ya Elayo. Bavanga bakusante God have mercy upon us. Rero mureke tumurambikaho ibiganza, tumurambureho ibiganza kugira ngo ijambo agiye kuvuga ribe ryahumetswe n'Imana. Ibikorwa byose abari gukorera hano biyoborwa n'Imana. Imana imuha umugisha cyane. Tandika se. God have Nziza sebo pastor we wano.
baramusiza basebone banyabo pasiteri arabasuhuje mu ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha cyane. haleluya nenga mvude wari ngo yaturutse mu Bugande byari urugendo rukomeye cyane ariko yageze hano kubera Imana. Haleluya. mbade wano ngambagambe ari hano kugira ngo ababwire ngo ibikorwa by'Imana bizabageraho. kanange katonda baho umukisa Imana ibaho umugisha cyane. murabika bulungi murasa neza cyane nubwo muri mu butayu. mumaze nakumsatu oba bamaze nakumeka pastor bamaze iminsi 3 mu butayu bari gusenga. naye katonda yabawereza byonna nga mubirina nawe ngo Imana yamukuye hariya kugira ngo ababwire ubutumwa bwiza. kakati tugenda kutandika nga mpawe ngo tugiye gutangira kuvuga Imana kugira ngo ibiri hano bisohore. kati buli muntu ngakole mu ngalo zo muntu weyo nga batudde wamu bali bekana kati tutandike ngo ijambo ry'Imana rikoraho ngo natinde kugira icyo yatanga. tutandikira wano ngo tugiye gutangirira mu ijambo ry'Imana. Reka dusomere twumve. tetunaba kubera wano nga wano munsi yafe sinungi ngo muri Luka 7 ibice byaho 7 aravuga ngo banange mugenda kuronka byonna ngo bakristo bene nata bana banje nimusabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa. Yesu abagara Yesu arabakunda cyane. katonda ngaberawo temuna bakubera wano emyaka mulamba ngo kandi n'Imana abo yakiza kuri iyi si bazaramba kubera ibikorwa bakora. tugenda kuva wano ngo mu myaka omu oba 2 tena bakutuka mukaga ngo ndetse n'imyaka 1000 bamwe muri twe bazayigeza. Haleluya. tugenda kuva wano nga tugende waguru katonda yatugambe ebyo nga mu Bible mukole bota. ngiyi Bibiliya mureba ni intwari ikomeye cyane kandi irasatura. katoba muri n'ekintu oba otali n'ekintu wano munsi yaffe ewaguru byonna weebiri ngo nta muntu n'umwe uzizera Imana igakorwa n'isoni. Reka. Haleluya. naye tugenda kamba nyumye mbo ngabarebye gutya ngarabona mufite amashimwe mwahimana. God have mercy hari upon umuntu us. udafite ishimwe abakristo bavandimwe. nta muntu udafite ishimwe. genda kubanyumiza imbozi ngareka tangira basengere ibyifuzo byanyu byose mubyereke Imana kandi wariye waffe wabadayo umugaga ngo mwebwe ko babona hano mwese muri abakire mufite ubugingo bw'Imana. omugago yari n'ebintu bingi ngo murafite ibintu byinshi mufite inka mwaha abantu murafite amamodoka mwaha abantu ndetse n'amazu. omugaga yari yabade ari mu gisagara ngo hari umukire ngo wari ufite ubutunzi bwinshi mu gisagara. omuntu mwavu ngo umunsi umwe yaravuze ngo reka mfate inka zanjye 10 nziha abakene. Yesu. omugaga nagana uwo mukene ndetse n'umukire yahise abona ko inka 2. uwo mukire yarapfuye arabisika kubera yari yanze gutanga inka 2. kati omugaga uwo mugaga ndavuga umukire apfuye ibintu by'iwe abantu barabijyanye. yari na sente Imana n'ijyana yamuhaye yari n'ebyenye yari afite amafaranga. kati byonna byasigaraho wano munsi ibyo byose yabisize hano munsi. omwavu nakola ki nawe yajyaga ikuzimu akorera Imana. mwebwe muri hano gukora ikindi mushaka kugikwata ngabiri wano munsi bera bulungi ibintu mufite hano mwisi obera n'abagaga mubera urugero abantu beza. umuntu w'ebintu wano bivewo tugenda wagure waffe ng'ibintu mufite hano mujye mubifashisha abantu kugira ngo n'aba bandi bihebye bagira hano bagera.
kakati muwulira bota. Avuze ijambo ryiza cyane. Aravuze ngo buriya nubona umushonji ashonje uzafate ko twaduke ufite cya gihumbi ufite umuherezeho 500 nawe usigarane 500. Amena. Haleluya. Amen. Kati sebo ngambade nogero bugambo bubiri oba busatu gwe nogera bingi katonyonyora byani mbade manyingo nyonyore byongamba kati gwe andaba ngo hari ibintu ari kubona mo kari kubona abantu bafite ibibazo hano kandi bamaze iminsi basenga. Ese ni iki twakora kugira ngo ibyo bintu bikemuke? naye ndaba muri n'abacyala nawe nk'umuntu woherejwe n'Imana ari hano kugira ngo asoze ubutumwa bw'Imana busohorere muri imwe kandi bugere no muri rubanda. muri n'abakuru muri abantu beza kati ebyo muri nanze simanyi ibyo mutunze ntago abizi ariko Imana iri kubimwereka. naye hano bagiye kubera ibitangaza siri n'obudabungi ngubu Imana igiye gukora ibitangaza ngahubwo mwitegure kwakira ibitangaza mu mitima yanyu. naye ngo obulamu buli kuntabanya banange ngo reka banza mfata agatambaro ke ngo ndina senyiga murindemo katono nga nkola akantu katono ndina senyiga ngo mwihangane banza akora akantu gatoya ngo kugira ngo imigisha yiwe imanuka ituruka hejuru ku Mana ngo namwe bagereho. Reka banza banure imigisha maze natwe twitegure mu mitima yacu kwakira ibitangaza bigiye kubera hano. Haleluya. kakati ngaka kanya tugenda mu maso ngo hari ikintu Imana imubwiye mu maso yanyu ari kurebamo. nabagambye ngo yababwiye ngo pastor yabagambye nanjye ngo ndababwira nabagamba ngandi no mukisa ngarareba ngo imigisha ngo imeze neza muri mwe nava wali waguru ngo abafite amaguru baragenda ngo bagera no mu Buganda no mu bindi bihugu. katinze navude mu kisagara nga bakita ngo ndetse nari amahubaka amazu hose byantonde awumvira ngo nazawovira hariya muri Kongo ngo naho mwahubika amazu y'amataje. kati sebo ngo ariko mugenzi wanjye naye ngo wowe adankula musiza ngarakurebye adiwaje ngawaguru ngaramurebye uyu muhungu ngo wariye umunyigi ngo urya ibyobo n'imegeri ngo urya inyama izinka iz'akagurube zige ngo ariko wanze kubyibuha ngo ugiye kubyibuha ngo ube umusore. gira utya ngo ube umusore ngo ube nk'abandi bagenda harya muri iyi minsi babyita ngo iki ibaba kujya gushyiraho iba ngo ariko kugira ngo ibyo bintu bikorweho neza kati pastor nayenga ngo ibyo bintu kugira ngo bigende neza ngo urazana 50,000. pastor nayenga kati wogera bikino ngo ibyo 50,000 birakuraho iyo myaka yose wari ufite. kati pastor Diako yerangiye ureba hano washyira iri turo. noneho wakicara mu byiciro byawe ubundi Imana igiye gukora imirimo yayo. Imana igiye gukora imirimo yayo. uyu mupasiteri mureba yoherejwe n'Imana guturuka muri Uganda niyo mpamvu ari gukora ibitangaza. pastor katinze siri kubitegera ngaka kanya ari kureba siri kubitegera ngo ari kumva mu mutima we mbona mu mwuka ngo Imana iri kumubwira ibindi bitangaza agiye gukorera. naye katugende mu maso ngo reka dukomeze abarebe mu maso. nga pastor no mukristo nga bakola ngo ari kureba akabona muri abakristo beza. kati tugenda mu maso ngamba nyumize mbo ngo yabareba banyujijemo amaso ngo akabona ibyishimo ku maso yanjye. Haleluya. naye mucyana ngastukamo katono ugende waliwa ngo akareba uyu mukobwa ngo ariko mukobwa katoteredde muko waba warigize ukora ubukwe uri bulungi ngo ubwo bukwe bwawe bwarapfuye olwadde nganze ngo bwapfuye kubera impamvu ngo You are a failure. You can never make it. naye tewali tabu ngo hari umuntu ngo ariko ngo ntagashaka kumuvuga ngo wari warakuzinze. Jesus! pastor tugenda mu maso
ngo niyo mpamvu yakurebye mu maso Continue. ngabona watanga ibihumbi 100. Kati siri kubitegera ngo nta kintu yabyitaho ngo ariko utanze ibyo bihumbi 100 yagukuraho iyo myaka yo mu muryango ngo ukabona umugabo. Pastor urira Luganda urutegera no kurwogera bananga ngo no muri Uganda byabagaho ngo ariko ngo watangaga ituro ry'ishimwe ngo yagukuragaho iyo myaka kubera imbaraga z'Imana ukongera ugashingura ukabyara. Tore mutawanya ngo ubu rero nimba ushaka kubaka urugo ukabyara ugatunganirwa ngo tanga ituro ry'ibihumbi 100. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Nababwiye ngo aya masengesho tumaze iminsi 3 hano ntago ari budupfira ubusa. Ntago ari budupfira ubusa. Uyu muntu bari baramuzinze paseri yabibonye. Abo mu muryango bari baramuzinze ariko kubera imbaraga z'Imana paseri kagoma guturuka muri Uganda. Yazanye amavuta meza yaraye bamusize bavanzemo siri wose agenda zava ku sente zo. Imana ni igitangaza. Buriya hari ahantu ngera nkumva naseka nkumva narira nkabura uko nifata. Sebo nze nakumaze kutegera wowe pastor yogera binyine siri kutegera urunyarwanda. None we muvandi ko nkureba nkabona waraguze tike hano kujya katosobora ngakunyonyorera ngaye kigenda mu maso ngari kureba waraguze tike ngije Kigali ngariko ntago ariyo nzira yawe ngo Kigali ni inzira kujyana handi kandi untegede baba ngasuriteguye kuba wabona visa. How many times did they tell you? Hey, haleluya ndi mu mwuka. uri mu mwuka nguri mu mwuka ngo nimba uri mu mwuka rero ngitegure kubona visa ya Canada ya Toronto. Ottawa. Haleluya. Haleluya. aye ngo none aka kanya rero kiki ngakivuga ibyo bintu ngo haguruka utanga ituro ry'ishimwe kuko ubonye visa. Continue. Haleluya. 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 Muhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo mubona ngaje mundi yakatishije tike imujyana Kigali ariko mu byukuri ntago Kigali ariho yaragiye kuba. Oya ntago Kigali ho rugiye kuba. Ni inzira kujyana Canada. Haleluya. 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 Mwabonye ibitangaza biri kubera hano. Ahantu hari Imana. Ahantu hari umwuka. Ahantu hari ijambo. Ahantu hari ubuzima bene data. Ahantu hari ubuzima. Twatangiye mbabwira ngo ntimuzemere gutura mu manegeka mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Ntimuzemere gutura mu manegeka. Iyo wagiye mu mwuka ugasenga ukajyana n'Imana uba watuye. Ngo reka yongera agira ikintu ababwira. pastor nenga ugenda kunsanyua mumpeho dakika nga mukaga ngo ni mumuha amasegonda nk'atanu ne pastor nganda bekire mu maso katize siri kutegera ngabanza ngarebe ng'ikintu Imana ishaka kunkoraho ngo wenda wasanga ngiye kuba potere cyangwa poso nkomeho ngenda mu maso ngese murabona kuba potere cyambe imbere yawe Mana niho mbonera amahoro ibyari imisozi ihindura amatara nkavuga neza nkaguhimbaza mu byiza nta bintu byasebo nagushwanye gusa bakabona ubutwanje katoba ndaki nta bintu byasebo
hano ku mafaranga. Linda ko Reka nkubwire. Linda ndakuseteza. Reka nkubwire rero wa mupase nimba uri umupaseri simbizi. Je nabonye bakuzana hano nakoresheje ibishoboka byose ngo abakristo batanga amafaranga wabibonaga nakoresheje amayeri yose ashoboka ntunzaneho iby'imiti. Laba musiro gwe wogera binyinge kubitegera. Umanyo ko igihe nahereye rero wagize ngo ndi umuganda sinikukumva ku mafaranga nanakwica nagwa n'uburozi wowe urashaka kunjyana amafaranga kumbe ntago uri umugande nanjye nabiganje na bene wanyu n'amafaranga hano nanjye nakuvumbuye kare nta soni genda merza ni yasengese nago wayitwara genda kuvumbuye kare reka nkubwire rero nakuvumbuye kare utajyana ibyo nayo wajyana hano n'umuntu yapfa navuye hehe uzanjyaruka za Nyanzi za Nyanzi mbeshya abantu ngo ndi umugande wowe kumbe nawe narinzi ko hano na Diako akira mfasha bibiri sha Diako utazajya ujya ngo sawo je nago nende umuteka mutwe wa nyawe nana kwica yajyana zagukize ko manyo kije wera gusa reka nakubwire rero shaka ibi bintu byo kwigira kwisiga siraje nguru umuganda umva twebwe dutubura birenze sha gato tubura birenze nago tuzana imikino nkiyo kwisiga siraje ubusaro hari umukristo wigize ubona nkora mu mufuka hari nigize nkora mu mufuka nta soni uziko uyu munsi abana banjye bararya yajyane nta soni imituku sha bari banayafite nta soni ajyana mbarara taka kure sawe vugisha ubugande. It is finished. It was at this moment that he knew he fucked up. Mbega pastor wo misi meruka. Mbega abakristo mu misi ya nyuma. Ibyo myira biri kuba byinshi umuyaga ariko reba ariko basi reba ukatubiro ngo yego umubwira kishari umubwira kishari kibazo ndakimwira n'ububone ntakiri bubone ntakimwira kirimo byabaye baranga nari nibeshye cyaramaze action shaka uburyo wajyana n'Imana. Amina. Arimo amaze nta kibazo uretse ndakeka ko mu bizi twamaranye iminsi 3 uretse gatoya pasta anayikimwira Umbase agize ngo rero tukomereza ngo umu oya twagiye ndavuze ngo irindazi ni akaji afate ku kaji ongera ufungeho rero wirukanka ugeze mbese ari ikiramanekera bro unihanagura ukuntu nyine nk'umuntu uyobya uburari ari kuriramo bro
oya ngenda ahisha amazina kuko ari ngenda umugande nago nakwerekana hari ikinyarwanda umugande ndabikomanda ubundi umugande tunga igitabo cy'intambara ikomeye ni waye Yashushanyije intambara ikomeye. yes ngiyi si intambara ikomeye twasoje twe turi tayari Rakura bene wanyona komanyoko igemba nahereye mvuga ikigande uri guceka jewe nemba nakwihore kije wera gusa uzajya ubona abantu bakeka ko nta muryango ufite nta soni mbo muzi ayo vai ye dore ngomwe kono umuntu wari sound iko nambara rinete zawe rimwe no wamujyanye nambara rinete oya umwe muhishati cyangwa sound ready cameraman ready rimwe kabiri gatatu action mbega pasiteri wo misi meruka cyangwa kubwira abakirizi ibi ubu mama zi ibintu muri kunkorera hano actor ready oya yego ready cameraman ready actor mood yes mood sound ready action mbega abakristo bo mu minsi ya nyuma bivuge cyane mbega abakristo bo mu minsi ya nyuma again mbega abakristo bo mu minsi ya nyuma abantu bafite ibikoresho nese tamure